umva AI si imikino ni amahirwe. Abantu benshi babona ngo AI nk'ikintu cyo kwidagadura, ariko hari abandi bayibonamo amahirwe, isoko rishya, inzira yo kwihangira umurimo. Itandukaniro rero si AI ubwayo, itandukaniro ni uko uyikoresha. Uyu munsi ndi bukwereke uko wahindura amafaranga mu buryo busobanutse. Inzira ya mbere ni ugukora content ukoresheje AI. Niba ufite YouTube, TikTok cyangwa se page ya Instagram, AI ishobora kuba yagufasha gukora script, gukora thumbnail cyangwa se gukora caption no gukora ideas. Iyo content yawe ibaye nziza kandi ihoraho, views zirazamuka. Views ibyara amafaranga. Ad, sponsorship na za promotion. Ntabwo bisaba studio ihenze, bisaba concentration n'ubwenge bwo gukoresha AI. Inzira ya kabiri rero ni freelancing. Hari abantu bishyurwa gukora, kwandika ngo articles, gukora designer, gutegura presentation cyangwa se gukora resumes. AI rero igufasha kubikora byihuse kandi neza. Ushobora kwiyandikisha kuri platform za freelancing ugakoresha AI nk'umufasha wawe. Igihe abandi rero bakora akazi mu masaha 5, wowe ushobora kuba wakarangiza mu isaha imwe. Igihe rero ni amafaranga mujye mukibyaza umusaruro. Inzira ya gatatu rero ni ugufasha business. Business nyinshi nizizi uko AI ikora, ariko wowe ushobora kubafasha gukora marketing strategy ukoresheje AI. Kubakorera email cyangwa wabakorera email campaign, ushobora kubafasha gusesengura imibare. Uba uri AI consultant. Nubwo waba utarize imyaka myinshi, icy'ingenzi wowe nuko wamenye gukoresha igikoresho neza ubundi ukirira amafaranga. Inzira ya kane rero ni ukwigisha abandi. Niba umaze kumenya AI, ushobora gukora online course, ushobora gukora workshop cyangwa gukora video tutorials. Abantu benshi bashaka kwiga ariko ntibazi aho batangirira. Ushobora kuba waba umuyobora wabo. Ubumenyi bwawe ushobora kuba bwakubyarira amafaranga, nabo wigishije nabo bikababyarira amafaranga. Inzira ya gatanu rero ni ugukora digital product. AI igufasha gukora ebook, template, social media kits cyangwa se business plan. Ushobora kubikora rimwe ukabigurisha inshuro nyinshi. Ibi nibyo bita passive income. Ukora rimwe winjiza amafaranga kenshi. Ubwo rero niba ugejeje video ahangaha utarakanda subscribe, cyo gihe cyo kwita uyikora, ukande like, unasharinge video igera ahantu henshi, dukomeze twubake umuryango mugari cyane kandi murabizi ko mbakunda. Uburyo bwo gutangira rero step by step. Hitamo nishimwe cyangwa se nyine ikintu kimwe ukora. Wahitamo content, freelancing, business n'ibindi bigiye bitandukanye. Wahitamo AI rimwe cyangwa kabiri wiga neza. Gerageza buri munsi cyangwa utangire gutanga serivisi ongera urwego buhoro buhoro, ntugerageze gukora byose icyarimwe. Wowe shaka ikintu kimwe aba ari cyo uhitamo kizajya kikuranga. Nyine bajya bavuga ati uyu muntu niba ari ibi ngibi uyu ni dukwiye gushaka. Pana kuba umuntu nyine uri hano hirya no hino utazi nyine nawe utazi icyo ushaka. Ubwo rero ukwiye kumenya AI ntabwo ari imashini icapa amafaranga ako kanya. Niba utagize discipline, consistency cyangwa kwiga no kunoza, nta kizakumarira. AI ni multiplayer. Ibyo ufite nibyo bigenda byiyongera. Ubwo rero amahirwe ari mu Rwanda no muri Afurika, abantu benshi ntibaramenya AI neza. Ibi ni amahirwe kuri wowe. Ushobora kuba waba mu bantu ba mbere bigisha abandi, bafasha business, bakora content mu rurimi rwacu. Iyo winjiye kare ku isoko uba ufite advantage yo kuba nyine wamenyekana mbere y'abandi. Urumva wowe ubisobanukiwe kurusha abatarabimenya. Ubwo rero isomo rikomeye twigiyemo hano ni iri: abantu bazatsindwa na AI si abayifite, ahubwo ni abayirwanya cyangwa se bayitinya. Abazatsinda rero ni abayemera, bakayiga, bakayikoresha. Ubwo rero umukoro nabasigira mu minsi 7 wenda iri imbere, hitamo uburyo bumwe ukoreshe AI buri munsi. Gerageza gutanga serivisi imwe, ntutegereze kumenya byose, wowe tangira ubu ngubu. Bigerageze muri kino cyumweru wenda turimo. Noneho nsoza wenda nasoza amabwira ubwo ikintu gikomeye. AI ntabwo izagutunga wenyine, ariko ishobora kwihutisha iterambere ryawe, kongera ubushobozi bwawe, kugufasha kugera kure kurushaho. Amafaranga rero siyo AI, ahubwo amafaranga nayo ukoresha AI neza. Ubwo rero murakoze, nge twabanye nitwa James. Niba utarakanda subscribe hano kuri Sibo James Tech and AI, yikande like, unasharinge video, dukomeze twagura umuryango. Wandike no muri comment video ushaka tuzabazanira ubutaha mu yindi video ikurikira, nzayibakorera. Murakoze, ciao ciao.
kwiga AI mu buryo bworoshye, subscribe Sibo James Tech and AI.